Ndabasuje mwese shuti bakunzi ba Indatwa TV. Nanabashimira ko muyikurikira muri benshi kuko mukunda ibiganiro by'ubwenge iba yabateguriye. Abayikurikira bari mu bice bitandukanye mbahaye ikaze, nk'abaherereye hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, abaherereye mu mujyi wa Huye, Rusizi na Rubavu n'iyindi. Mwese mbahaye ikaze kuri Indatwa TV. Gusa namwe mudukurikira muri hanze y'u Rwanda, namwe sinabibagirwa kuko muri inshuti z'akadasohoka za Indatwa TV. Iyi rero ni TV bategurira ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bicukumbuye tukugezaho umunsi ku wundi. Reka kandi shimire buri wese wibutse gukanda subscribe, ndetse nawe ushobora kuba waribagiye gukanda ku nzogera. Nagushishikariza guhita ubikora ubu kugira ngo utazigera ucikwa n'ikiganiro na kimwe cya Indatwa TV. Benshi batangiye kwibaza ikintu tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko tugiye kurebera hamwe igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa turibanda ku mijyi 6 yunganira Kigali. Turebe umujyi wa mbere ni uwuhe, yose tuyiheture tugeze ku mujyi wa 6. Ndabizi benshi bafite amatsiko, ariko turaza kubimenyera muri iki kiganiro yitwa Indatwa TV. Kugeza uyu munsi hari abantu babaza ubuso bw'u Rwanda bakaba batabukubwira, ariko ni bake cyane babaza umurwa mukuru w'u Rwanda ntibabashe kumenya ko ari Kigali. Gusa nubwo benshi bazi ko umurwa mukuru w'u Rwanda ari Kigali, ni bake cyane babaza igihe wabereye umurwa mukuru w'u Rwanda bakaba babasha kubikubwira. Benshi kandi bazi ko umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 3, ariko ntibazi igihe twashingiwe. Ibi byose rero bibaza ku mijyi y'u Rwanda ntahandi wabimenyera uretse gukurikira iki kiganiro cya Indatwa TV. Reka noneho tuze turebe ibi byose twibaza, dusobanukirwe u Rwanda dutuye, maze tumenye n'imijyi uko ikurikirana bitewe n'imiterere n'ubwiza bwayo. Ubundi u Rwanda ni igihugu gifite ubuso bungana kilometero kare 26,333. Ni igihugu kandi gifite umurwa mukuru witwa Kigali. Umurwa mukuru wa Kigali wabayeho mu 1962. U Rwanda rukimara kubona ubwigenge. Kuva mu mwaka wa 2006, umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 3 ari two Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Umujyi wa Kigali kandi ufite ubuso bwa kilometero kare 738, ukaba ugizwe n'igice cy'umujyi ndetse n'igice cy'icyaro. Ni umujyi utuwe n'abaturage bagera kuri 1,880,000 n'abantu 828, harimo 745,000 n'abantu 261 batuye mu duce tw'umujyi, ndetse abandi bagera kuri 1,135,567 nibo batuye mu makaritsiye agiye ari hafi y'uduce tw'umujyi. Imijyi yunganira umurwa mukuru wa Kigali mu iterambere ni imijyi ifite ibyiza byinshi byatuma abantu bajya kwishakiramo akazi, kuyituramo, kwiga cyangwa se kuyitembereramo. Ni imijyi yagiye ishyirwamo imbaraga ikagira ibishoboka byose by'ibanze bituma itera imbere. Aha twavugamo nk'ibikorwa remezo, gutanga serivisi nziza, gushyira ahantu hagenewe inganda, ahantu ho gutura, gucururiza ndetse n'imyidagaduro. Kandi iyi mijyi igomba kuba ifasha ibyaro biyegereye. Ndabizi ubu benshi batangiye kwibaza umujyi uza ku mwanya wa mbere nyuma ya Kigali. Gusa reka ntiduhere ku mwanya wa mbere, ahubwo duhere ku mujyi wa 6 mu mijyi yunganira Kigali. Uwo mujyi rero nta wundi, ni umujyi wa Rusizi. Uyu ni umujyi uherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Rusizi nyine, ugahana imbibi n'umujyi wa Bukavu wo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umujyi kandi ukora ku kiyaga cya Kivu. Hakaba ahantu heza h'ubucuruzi hagati y'ibihugu bitatu ari by'u Rwanda n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umugezi ugabanya ibi bihugu byose usohoka mu Kivu ukaba witwa Rusizi. Kubera ikirere cyaho n'ubutaka bwaho, kubera kwegera hafi ya Nyungwe, haba ubuhinzi bw'icyayi cyane, inanasi, ndetse hakorerwa n'uburobyi. Ibikorwa by'ubukerarugendo nko kujya gusura ku kirwa cya Nkombo, gusura ahantu umwami Musinga yari atuye, gusura imirima y'icyayi, gutembera muri pariki ya Nyungwe, kujya ku mashyuza, koga, kugenda mu bwato ndetse n'ibindi ni bimwe mu bintu bitatse uyu mujyi binatuma abantu benshi bifuza kuhatemberera. Ni ahantu kandi haba imbyino n'imivugire byihariye kubera uruhurirane rw'aba bantu bahagenda, ndetse n'amafunguro yaho arihariye. Ibi byose rero nibyo bituma uyu mujyi uza ku mwanya wa 6 mu bwiza n'imiterere nyuma ya Kigali. Reka twigire ku mwanya wa 5 turebe umujyi uzaho muri iyi mijyi 6 yunganira Kigali. Nta wundi mujyi rero uza ku mwanya wa 5 uretse umujyi wa Musanze. Uyu ni umujyi uherereye mu majyaruguru y'u Rwanda ku kirenge cy'ibirunga. Ni umujyi kandi ukurura abantu benshi cyane bitewe n'ikirere cyiza cyaho. Isaha n'isaha imvura ishobora kuhagwa. Uyu mujyi uri hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, ahitwa ku Cyanika.
ukaba ari umujyi kandi ukorerwamo ubucuruzi cyane. Ni umujyi uri mu gace kabamo ibikorwa by'ubuhinzi cyane byiganjemo iby'ibirayi n'imboga ndetse n'ibigori. Uyu mujyi kandi uberamo inama zigiye zitandukanye, amahugurwa n'ibindi byinshi bitewe n'amahoteli afite ubwiza butangaje yagiye ahubakwa. Umujyi wa Musanze unyurwamo n'abantu bagana mu yindi mijyi nka Rubavu, Muhanga ndetse na Rusizi, tutibagiwe n'abagigoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Musanze ufite ibikorwa by'ubukerarugendo nko gusura ibiyaga by'impanga, kuzamuka ibirunga, gusura amashyamba afite amateka menshi, gusura ubuvumo, kugenda mu mugezi wa Mukungwa, ibikorwa ndangamuco byihariye nk'imbyino zabo ndetse n'ibindi byinshi biri mu nkengero zawo. Uyu kandi ni umujyi uberamo igikorwa ngarukamwaka buri wese aba yiteze kumva ndetse no kureba, haba abanyarwanda n'abanyamahanga. Icyo nta kindi ni ukwita amazina ingagi zo mu birunga. Iki kandi ni igikorwa cyinjiza amadevize atari makeya kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umujyi ufite kaminuza y'u Rwanda, iri rikaba ari ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi bituma ugendwa cyane. Reka tudatinze twerekeze ku mwanya wa 4 turebe umujyi uza kuri uyu mwanya. Uyu mujyi rero nta wundi ni umujyi wa Rubavu. Uyu mujyi nawe uri mu mijyi ikurura abantu benshi cyane, ukaba uherereye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ugahana imbibi n'umujyi wa Goma wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umujyi ufite umupaka wa mbere unyurwamo n'abantu benshi cyane mu Rwanda, ari abakora ubucuruzi, abatembera muri bihugu byombi no mu karere. Uyu mujyi kandi uri mu karere kabamo ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibirayi, icyayi ndetse n'ubworozi bw'inka. Ni umujyi ufite amahirwe menshi mu bikorwa by'ubukerarugendo kubera ukora ku kindi gihugu ndetse n'ibyiza nyaburanga byinshi bigiye biba hafi yawo nk'ingoro ya Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, kuzamuka imisozi nka Rubavu na Rubona, kuroba isambaza, kugenda n'igare ku nkengero z'ikiyaga ndetse n'ibikorwa by'imikino byinshi bigiye bitandukanye bihabera. Reka noneho turebe umujyi wa 3 muri iyi mijyi yunganira Kigali. Uyu nta wundi ni umujyi wa Nyagatare. Uyu mujyi wo uri ku nkiko z'u Rwanda mu burasirazuba, ukaba uri hafi y'igihugu cya Uganda, uzwi kuba unyurwamo n'abantu bajya cyangwa bava muri Uganda, ukaba umujyi uri ahantu h'umurambi cyane, ukaba ufite amahirwe menshi yo gukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi. Ni umujyi uri hafi ya parike y'Akagera ndetse n'ahantu ndangamateka hatandukanye nka Kagitumba n'ahandi. Reka mbibutse ko mugikurikiye Indatwa TV, iyi ikaba ari TV kugezaho ibiganiro bicukumbuye by'ubuhanga, ibiganiro utakumva ahandi. Icyo usabwa rero nta kindi uretse gukanda subscribe, ariko ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tukugezaho umunsi ku wundi ajya kugeraho ku gihe. Reka twerekeze ku mwanya wa 2 turebe umujyi uza kuri uyu mwanya mu mijyi yunganira Kigali. Uyu mujyi rero nta wundi ni umujyi wa Muhanga. Uyu mujyi uri hagati na hagati mu gihugu, umujyi ushobora kunyuramo ukagera aho ushaka hose mu Rwanda. Ni umujyi uri hafi ya Kigali mu rugendo rw'iminota 30 uri mu modoka, umujyi urimo amashuri menshi ndetse n'ahantu ndangamateka hatandukanye. Ni umujyi unyuramo ujya mu yindi mijyi nka Karongi, Nyanza ndetse na Huye. Uyu kandi ni umujyi uri mu gace kabamo ibikorwa by'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni umujyi uri mu ntara y'Amajyepfo, ukaba ukorerwamo ibikorwa by'ubukerarugendo nko kuzamuka imisozi ifite amashyamba menshi ndetse na kimeza nk'ishyamba rya Busaga riri hafi yawo mu ruhererekane rw'imisozi nka Ndiza, ahantu ndangamateka na ndangamuco. Hakaba ari ahantu ushobora gusanga ibirago bya Kinyarwanda, ibyibo n'uduseke n'ibindi bikoresho bya Kinyarwanda bitandukanye. Aha kandi ni ahantu haba igiturage cyiza cyo guturwamo, abantu benshi baba bifuza gutura. Ngira ngo benshi batangiye gukeka no kwibaza umujyi uza ku mwanya wa mbere mu mijyi 6 yunganira Kigali. Ariko reka mbamara amatsiko mbabwire umujyi uza ku mwanya wa mbere. Uyu rero nta wundi ni umujyi wa Huye. Uyu ni umujyi uri mu majyepfo y'u Rwanda, ukaba ufite amateka menshi cyane, uzwi nk'umujyi wubatsemo kaminuza ya mbere nkuru mu Rwanda. Ni umujyi kandi unyurwamo n'imodoka zigana mu bindi bihugu bidukikije. Aha twavugamo nk'izijya i Burundi ndetse kandi n'abagana mu mujyi wa Rusizi n'abasura parike y'igihugu ya Nyungwe niho banyura. Uyu ni umujyi uri mu gace keramo umuceri cyane kubera ibishanga n'imigezi haboneka, hakaba n'ubworozi bw'amatungo anyuranye. Uyu ni umujyi wo gukorerwamo ibikorwa by'ubukerarugendo nko gusura ahantu ndangamateka na ndangamuco, harimo inzu zifite amateka menshi. Ni umujyi urimo ingoro ndangamurage ya mbere mu Rwanda, ingoro y'imibereho y'Abanyarwanda. Aha rero hakaba habera ibikorwa bitandukanye nko gusura abanyabugeni n'inganda z'ikawa, kuzamuka umusozi wa Nyagakecuru ndetse n'ibindi bitandukanye.
Akarere ka Huye kose ibarura ry'abaturage riheruka gukorwa ryagaragaje ko gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 328 n'ibihumbi 298 bose. Uyu ni umujyi kandi wubatsemo sitade mpuzamahanga ya Huye. Iyi sitade nayo ikaba ikurura abantu benshi by'umwihariko mu gihe hari kuberamo imikino. Iyi ni Indatwa TV, tukaba twari turimo turabagezaho uko imijyi ikurikirana. Iyi ikaba ari imijyi 6 yunganira Kigali. Indatwa TV irabashimiye mwese, amahoro kuri mwe.